tugeze muri kakanye keza cyane ka Iga Time. Mu kanya keza cyane ka Iga Time tugenda twigiramo byinshi bigiye bitandukanye. Tuba twateguye isomo rishobora kuba ryagufasha cyane cyane mu nzira y'iterambere. Buri wese yifuza gutangira umushinga umubyarira inyungu. Buri wese akifuza kubaho afite business imuha amafaranga. Nta muntu utabyifuza n'umwe, ariko se yubyifuje ukora iki? Hari benshi badukurikiye muri kano kanya bafite business zigiye zitandukanye, ariko hari n'abandi badafite business, ariko bakabumva isaha n'isaha bazatangira business, bazagira umushinga uzabafasha mu kugira ngo biteze imbere, ariko rimwe na rimwe bakabura aho bahera. Buri wese ashobora kwibwira yuko abonye amafaranga yahita atangira business. Yego nibyo birashoboka, ariko mu kanya keza cyane ka Iga Time twagiye turebera hamwe hari abantu babona amafaranga ariko bakagira ubwoba bwo gushora. Abo babaho rero. Twagiye turebera hamwe rero ko bishoboka ko ushobora kugira amafaranga warifuza gutangira business ariko wagira ntubashe kuba watangira business. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyo wakora mbere yo gutangira umushinga. Ese ni ibiki? Ni byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari by'ingenzi twabateguriye bizabafasha kuba watangira business yawe ikazaba nziza bitewe nuko waba warayiteguye. Mbere na mbere ni ukumenya icyo ushaka gukora. Benshi mudukurikiye muri kano kanya mutari mwatangira business, murabizi neza yuko mushobora kuzabona amafaranga mugatangira business, ariko ikintu cya mbere gikomeye ni uko ugomba kubanza kumenya, ese ndamutse mbonye amafaranga nakora iki? Itegure wanze umenye nakora iki mbere yo gutangira business. Ese umushinga nakora ni uwuhe? Mbere na mbere no kubanza ukamenya umushinga ugomba gukora, ukamenya uwo ari wo, ukawumenya neza. Bitandukanye n'umuntu mburange mbonye amafaranga nshobora kuba nacuruza, wenda nakorora, ese nashaka perime, ese nakora amandazi. Oya, ugomba kubanza kumenya neza icyo ushaka gukora, umushinga ushaka gukora uwo ari wo, kandi ukawumenya neza. Icya kabiri ugomba kubanza kumenya cyangwa ubanza gukora ni ukumenya agace ushaka kuzashyiramo umushinga wamaze kumenya. Ese umushinga wamaze kumenya ukwiriye mu kahe gace? Ese buriya ni umushinga wanjye ari ubuhinzi, ukwiriye mu kahe gace? Ubuhinzi bugiye butandukanye. Niba ari ubuhinzi wenda rw'ibinyomoro, ushobora kuba ushyira ahantu nyine hera ibinyomoro. Niba ari umushinga wenda w'ubworozi runaka, ugomba kujya ahantu hemerewe korororerwa, cyangwa se ukawushyira ahantu hashobora kuzafavoriza wa mushinga wawe. Ugomba kubanza kumenya gace. Niba ari ubucuruzi, menya gace, kuko ntabwo ushobora kujya gucuruza wenda, niba ugiye gucuruza wenda akabenzi, nurangiza ukajyane ahantu hatuye abadive benshi cyangwa abayisilamu benshi, aho ngaho ntabwo uzabona abakiriya. Ufate akabari ukajyana ahantu mu barokore. Ugomba kubanza kumenya gace bitewe n'ibyo ugiye gucuruza. Ibi ni ibintu by'ingenzi bikomeye, ntabwo tubyitaho, ariko ni ibintu by'ingenzi mbere yo gutangira business, mbere yuko utangira umushinga. Icya gatatu rero, iyo umaze kumenya ibyo bibiri by'ingenzi, ni ugutangira kubanza gushaka amakuru. Ese umushinga nzakora ko namaze kumenya uwo ari we, namaze no kumenya aho nzawukorera. Niba namaze kumenya uwo ari wo umushinga nzakora, nkaba namaze kumenya n'aho uzakorera, ese uwo mushinga ngufiteho ubumenyi? Iyo utawufiteho ubumenyi rero, ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane,
ugomba kubanza kumenya neza, ukabanza ukiga neza ubumenyi bujyanye na wa mushinga. Rimwe na rimwe hari abantu bamenya ngo buriya wenda niba ari nko kwiga gukora amasabune cyangwa se kwiga gukora amandazi ngo ndabizi neza birahagije. Oya, menya byinshi byisumbuye kuri ibyo ngibyo. Urugero, ese ubundi ibikoresho biva hehe? Ese amandazi bayakenera ryari? Ese amasabune bayakenera ryari? Umenye byinshi birambuye. Ese ubundi abakiriya banjye baba hehe? Wamaze kumenya aho uzabishyira, ariko se abakiriya b'amasabune bakunda iki? Iga neza ku mushinga, uwugireho amakuru, ugireho n'ubumenyi buhagije. Abandi bakora ibisa nk'ibyo ngiye gukora, ni izihe mbogamizi bahuye nazo? Ese harimo ikihe kibazo kugira ngo aricyo mba ngiye gukosora? Ni byinshi ugomba kubanza kumenya rero mbere yuko utangira business, mbere yuko utangira umushinga. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, kugira amakuru ahagije kuri iyo business. Icya kane rero cy'ingenzi ni ukubanza gushaka noneho amafaranga cyangwa se aho uzakura ubushobozi bwo kuba watangira business. Abenshi bifuza cyangwa se bahera gushaka amafaranga mbere yuko bashaka biriya. Rimwe na rimwe iyo ushatse biriya bya mbere bitatu tumaze kubabwira haruguru, ufite amafaranga, hari n'igihe ushiduka aya mafaranga rwose yaragiye yarashize. Ariko ibi ngibi wabyiteguye mbere, noneho ukabona kubanza gutangira gushaka amafaranga, biragufasha cyane, biragufasha kandi bikakubera inzira nziza. Noneho ahangaha utangira gushaka amafaranga uzakoresha. Ese uzayakura hehe? Ese nayo wizigamye? Ese ni mu itsinda uzayakura? Ese ni ikintu uzagurisha utangire ya business? Utangira kureba aho ugomba gukura amafaranga. Ese ni umuterankunga wayakwemereye? N'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha rero ni ikintu cy'ingenzi nacyo ugomba kuba wakwitaho. Ibindi bintu ugomba kwitaho by'ingenzi, ibi ngibi nabyo ni ingenzi cyane. Muri byose ugomba kugira intego. Rimwe na rimwe iba yanditse bya byiza kurushaho ukagira intego ihamye. Twigishije abantu ikintu kigendanye no kugena intego. Biragoye cyane ko abantu babyumva, ariko buriya kugena intego ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane. Iga kugena intego, bizagufasha gutuma business yawe itera imbere mu buryo bwiza cyane. Ikindi kijyanye no kugena intego, shyiramo gahunda, uburyo bizajya bigenda bikurikiranya. Gira gahunda muri wowe, gahunda ihamye. Uzabigenza gute? Ikindi kintu ugomba kwitaho, menya ko business yose igira risk cyangwa se igira icyahungabanya business. Ese witeguye gute ibishobora kuba byahungabanya business yawe n'uburyo ki uzabyitwaramo? Biba byiza, burana ikintu cy'ingenzi gikomeye, kwita ku bintu ushaka kuzahungabanya business yawe. Ese uzabyitwaramo gute? Niki uzakora? Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye. Ikindi rero ni ukumenya abafatanyabikorwa. Buriya abafatanyabikorwa bakomeye cyane ni abakiriya bawe uzagira mu mushinga wawe uzaba washinze. Menya abo bakiriya bawe, umenye bakunda iki, umenye barashaka iki. Nuramuka usubije ibisubizo by'ibibazo bafite bitewe n'uwo mushinga watangiye, menya ko uzaba uri umuntu w'agaciro. Kugira ngo umuntu abe umuntu w'agaciro, nuko atanga icyo abantu bakeneye. Nutanga ikintu n'ubundi abantu babonaga, menya yuko utazaba w'agaciro, uzaba nk'abandi bose. Ariko nutanga ikintu gikenewe n'abantu bose, uzaba uw'agaciro. Abantu bazaza kukwishakira,
ntago uzajya kubashaka. Tekereza ariko abantu mu kuza ko kwishakira kuzanira amafaranga mu gihe abandi bagorwa no kuba batanga amafaranga kugira ngo basange abo bashaka. Ahangaho abandi bazagurwa no kuza bakuzaniye amafaranga bitewe nuko uri umuntu w'agaciro. Tekereza icyo kintu. Niyo mpamvu muri byose icyo twasorezaho mu gutekereza umushinga ugomba kuza ufite igisubizo cy'ibibazo abo bantu bafite. Ugiye kujyanira uwo mushinga uzahita uba umuntu w'agaciro. Gordon White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Gordon White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Gordon White, ubaye igisubizo ku Banyarwanda.